Muraho mwese bakunzi ba Trumpet TV, nongeye kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana. Kuri uyu munsi rero tugiye kuganira ku cyo twakwita ubutinganyi cyangwa se homosexuality. Ariko mbere yuko dukomeza nagira ngo nsabe wowe utarakora subscribe, utarakora share ndetse na like kugira ngo ubikore, kugira ngo ibyo dukomeje kugutegurira byose ntazagire ibigucika, kandi natwe ukomeze kudutera courage zo komeza kubategurira ibyo twabateganyirije. Murakoze. Habaho amatsinda agera kuri 5 cyangwa se ubwoko butanu bw'abantu, harimo ibice 4 byihariye ari byo bifite association yitwa LGBT: lesbienne, gay, bisexuel, transgender. Lesbienne bivuze abakobwa baryamana bahuje ibitsina, gay bivuze abahungu baryamana bahuje ibitsina, bivuze ushobora kuba yaryamana n'umukobwa cyangwa se n'umuhungu, hanyuma transgender bivuze kuba wenda ushobora kuvuga uri umukobwa ariko ugahindura igitsina cyawe ukaba umuhungu, cyangwa se wavuka uri umuhungu ugahindura igitsina cyawe ugahinduka umukobwa. Ubwo birumvikana n'uburyo bukorerwa mu buvuzi bwo no kubagwa se cyangwa gukorerwa amaoperasiyo agiye atandukanye kugira ngo ukore transgender. Hakaza rero na heterosexuel. Heterosexuel bwo ni abahungu baryamana n'abakobwa, n'abakobwa baryamana n'abahungu. Rero kuri uyu munsi reka tugaruke kuri homosexuel cyangwa se lesbienne na gay, nibo tugiye kuganiraho kuri uyu munsi. Mu Kinyarwanda bikitwa ubutinganyi. Gusa iki ni ikintu kidakunzwe kuvugwaho rumwe na benshi kubera impamvu zigiye zitandukanye nk'imyemerere, dore ko amadini menshi atemeranya n'aba batinganyi, kuko bo bavuga ko Imana yaremye umugabo irema n'umugore kugira ngo babyare bororoke, ko bitari bikwiye ko umuntu yaryamana n'uwo bahuje igitsina, ko bitari karemano. Gusa ku ruhande rw'abatinganyi nabo bavuga ko ariko bisanze, ko ntacyo babihinduraho, bemera Imana ariko nabo niko bisanze. Ibi rero igakomeza guteza impaka nyinshi muri sosiyete. Abatinganyi bagiye barwanywa kuva na kera n'abo banyamadini, ariko mu gihe tugezemo benshi bavuga ko ari nk'igihe ibi bintu bigezweho cyangwa se biri kurushaho kumenyekana bitewe n'imbaraga nyinshi zagiye zishyirwaho mu guharanira ndetse no guhagarikwa ihohoterwa rishobora kuba rikorerwa abatinganyi. Gusa mu bihugu na bimwe kuba umutinganyi biracyari icyaha gikomeye gishobora kuba cyanahanirwa n'amategeko, hamwe na hamwe bishobora kuba byavamo n'igihano cy'urupfu. Mu bihugu bigera kuri 12 harimo Qatar, Iran n'ibindi, kuba umutinganyi bihanishwa igihano cy'urupfu. Hanyuma mu bihugu bigera kuri 70 harimo Maroc, Malaysia, Syria ndetse na Sri Lanka na Tanzania ho ni igihano cy'igifungo. Hari ibibazo rero benshi bakunda kwibaza ku bijyanye n'ubuzima cyangwa se imibereho y'abatinganyi. Harimo ibibazo bigira ati: ese ubutinganyi ni amahitamo y'umuntu? Ese ubutinganyi ni ibintu bikurikirana mu maraso cyangwa se bikurikirana mu muryango? Ese ubutinganyi ni indwara y'abanyaburayi? Ese ubutinganyi ni uburwayi bushobora no gukira? Cyangwa se ubutinganyi byaba ari ibintu biterwa wenda no kuba umwana yararezwe n'ababyeyi babatinganyi bikaba byamutera nawe kuba umutinganyi? Ibyo byose ni ibibazo abantu benshi bibaza. Tugiye kumva bimwe mu bisubizo byagerageje gutangwa, nubwo nabwo biteza impaka nyinshi, ariko tugiye kumva bimwe mu bisubizo byatanzwe kuri ibyo bibazo abantu bibaza. Yitwa Stefan Klerget, akaba ari umudokiteri n'umupsychiatre ndetse n'umwanditsi. Ku kiganiro yagiye kuri France Culture yagiye asubiza mu bibazo bamwe benshi bibaza, harimo ko ubutinganyi ese byaba ari amahitamo y'umuntu. Yashubije agira ati: ubutinganyi bivuze ibyiyumviro kuwo muhuje igitsina, ntabwo ari amahitamo. Ni nk'uko umuntu agira ibyo akunda, ukagira nka siporo ukunda, ukagira umuziki ukunda n'ibindi. Rero ibyo ngibyo ntabwo ari wowe ubyihitiramo, ni nako udahitamo uwo ukunda cyangwa se ibyishimo by'umubiri uwo wifuza ko mubigirana ngo uvuge ngo ni cyangwa uriye. Ni ibintu birenze ibitekerezo byacu. Ese ubutinganyi byaba ari ibintu byo mu maraso cyangwa bikurikirana mu muryango? Yasubije agira ati: ubutinganyi ntabwo ari ikintu gikurikirana mu muryango. Ibintu bijyanye n'ibyiyumviro by'umuntu n'urukundo, cyangwa waba uri umutinganyi cyangwa utari we, nta hantu bihuriye n'ibiva mu muryango cyangwa se n'ibikurikirana. Kubera ko ubushakashatsi bwarakozwe ariko nta bushakashatsi na bumwe bwigeze bwerekana ko ibijyanye n'ubutinganyi ari ikintu gishobora kuba cyava mu maraso cyangwa se mu muryango. Ahubwo byagaragaye ko wenda nk'abantu babiri b'impanga, umwe ashobora kuba yaba umutinganyi undi ntamu. Byumvikana neza ko rero nta hantu ngo bihuriye n'amaraso cyangwa se n'imiryango. Ikindi abibaza ati: se ubutinganyi ni indwara? Yasubije yeruye ati: ubutinganyi si indwara, ubutinganyi si ubumuga.
kandi ubutinganyi bwahozeho kuva na kera no muri antikite, haba mu mico y'abantu bagiye batandukanye, ahubwo itandukaniro rihari nuko bamwe babigira nk'icyaha abandi ntibabigire nk'icyaha. Aho rero babigira nk'icyaha ntihagaragare abatinganyi benshi si uko badahari, ahubwo ni ukuvuga ngo umutinganyi ubarimo we azabikora yihishe cyangwa ntabyerekane mu rwego rwo gukiza ubuzima bwe. Yarongeye arabazwa ati se ubutinganyi ni ikintu gishobora gukira? Yongeye gusubiza ashimangira ati ubutinganyi ntibukira kuko si indwara kandi nta nubwo ari n'ubumuga. Ubutinganyi ni imyitwarire iba mu muntu. Byageragejwe ko byavurwa mu kinyejana cya 20 ariko byose byaje gufata ubusa kubera ko ntabwo ushobora guhindura icyo ukunda cyangwa se ikikurimo. Ikindi kibazo bamubajije kiragira kiti ese ababyeyi b'abatinganyi bashobora gutuma abana babo nabo byabaviramo kuba abatinganyi? Yashubije agira ati ubushakashatsi bwakozwe mu bihugu bya Anglo-Saxon bwerekanye neza ko ababyeyi benshi b'abatinganyi mu bana babo ni bake cyane ku ijana ugereranyije n'abana b'aba heterosexuel cyangwa se b'ababyeyi batari abatinganyi. Nibo bafite umubare munini w'abana b'abatinganyi. Gusa ababyeyi benshi cyangwa se n'abantu ku giti cyabo bagiye bibaza ati se ndamutse mbyaye nk'umwana w'umutinganyi nabyitwaramo gute? Hari igisubizo Papa Francois yigeze gutanga gusa cyavugishije benshi mu banyamadini bavuga ko uyu mupapa atarakwiye korohereza cyangwa se kuvuga aya magambo ku kijyanye n'ubutinganyi. Papa Francois yaravuze ati sinavuga ko guceceka ari wo muti. Kwirengagiza cyangwa se kutamenya ko umwana wawe ashobora kuba ari umutinganyi ni ukubura ububyeyi muri wowe. Uri umwana ukuri kose ndi umubyeyi wawe, tuganire. Niba nk'umubyeyi wumva bisa nk'ibikurenze wasaba ubufasha, gusa byose mu kiganiro ndetse no mu mutuzo, kuko abana bafite uburenganzira ku muryango, yaba ari umutinganyi cyangwa atari we, ntimubirukane mu miryango. Ayo ni amagambo Papa Francois yavuze, gusa benshi bayagiyeho impaka bavuga ko nk'umupapa cyangwa se nk'umuntu uhagarariye Kiliziya Gatolika ku isi atarakwiye kuvuga amagambo nk'ayo ku kijyanye n'ubutinganyi. Ku bihaye Imana cyangwa se abemera Imana harimo n'abakristo, kwemera ko ubutinganyi atari icyaha biracyari kure cyane. Ibi ngibi babivuga bashingiye ku mirongo igaragara muri Bibiliya. Nk'umukristo bivuga ko umuntu wemera Imana mu buryo bwa gikristo ataragakwiye kwemera cyangwa se kumva ko ubutinganyi atari icyaha. Turebye mu Balewi igice cya 20 umurongo wa 13 haragira hati umugabo natinga undi bombi bazaba bakoze ikizira ntibakabure kwicwa, urubanza rw'amaraso ye niwe ruzabazwa. Kandi nanone mu Balewi ku gice cya 18 umurongo wa 22 hari ijambo rivuga riti ntugatinge abagabo mu kizira. Ibyo byose rero nibyo byerekana ko kuba umuntu ari umukristo n'ubutinganyi bisa nk'ibihabanye ndetse bikigoranye kugira ngo ibi bintu uko ari bibiri bizabashe kumvikana. Kubihaye Imana bakomeza bagira bati ntabwo ari abantu bagomba gushyiraho amategeko yabo, ahubwo ni umuremyi wabaremye ugomba kubashyiriraho amategeko. Abihaye Imana bakakomeza banavuga ati ibintu nk'ibi ngibi bisa nk'ibiteye ubwoba, banavuga ndetse ko ibi bisobanura ko turi mu gihe cya nyuma. Amwe mu mavuriro menshi yo mu bihugu by'i Burayi harimo na Canada kuri ubu ngubu hari aho iyo umwana avutse batavuga ngo ni umuhungu cyangwa ni umukobwa, bakavuga ngo havutse umwana X. Ngo bavuga ko mu gihe umwana akiri muto aba afite uburenganzira bwo guhitamo niba azaba umukobwa cyangwa umuhungu. Wihaye Imana bakanavuga ko ibi bintu birushijeho gutera ubwoba kuko hari n'ahantu hamwe na hamwe izina papa na mama bashaka kubihagarika, bivuze ngo papa na mama bikavaho ngo bikitwa umubyeyi. Ibi byose abahihaye Imana bavuga ko ari ibisobanura ibihe bya nyuma, ko nta hantu bihuriye na kamere y'umuntu cyangwa se nuko Imana yaremye ibintu cyangwa uko yagennye ibintu. Iyo umwana avutse aba ari umukobwa cyangwa ari umuhungu. Ngira iryo tandukaniro turihabwa uko tuvuka, ntabwo umuntu yakakwiye kumva ko agomba guhitamo ngo niba azaba umukobwa cyangwa umuhungu. Igihe uvutse uri umuhungu ugomba kuba uri umuhungu, cyangwa igihe uvutse uri umukobwa ugomba kuba uri umukobwa. Ibyo byose nibyo abihaye Imana bagaragaza ko bisa nk'ibiteye ubwoba, gusa ibi ngibi ni ibintu biriho hamwe na hamwe aho bavuga ngo ko umuntu yihitiramo icyo azaba cyo. Impaka ziracyari nyinshi. Ese wowe mukunzi wa Trumpet TV wowe ubyumva gute? Ushobora kuduha ibitekerezo byawe muri comment, waba utaranakora subscribe ukayikora kugira ngo ibyo dukomeje kubategurira bibasibe. Yari Ishimwe Regine, Vanessa ndetse na Warden the Great. Murakoze. Okay, that's enough for now. Thanks very much. You've been a great audience. Hey, come Sorry.
story last night. Those of you at the front might want to move back a bit, and those of you at the back, open a few windows a little bit so we can get some air in here. Okay, well, I have to tell you the next one is going to be lesbians and gay songs.